twongeye kubakira mu muryango nk'ibisanzwe. Tugiye kongera tuganire hano ni mu rugo, turaganira nk'ibisanzwe, nta kindi, ni umuryango sheri. Gahunda ni yayindi, kubabwira yuko rwose abana dusigaye tubavugaho cyane ni ikintu cy'ingenzi kandi muzakirambirwe kubera ko abana ni u Rwanda rw'ejo. buriya abantu iyo baganira niyo yaba ari umuntu umwe ntihajya habura umuntu ugira icyo atora. Umva rero ni umugisha kandi nyine ntibyabura. Umeze neza? Meze bon. Iyi navuga ko ari nka section ya kabiri. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira ku bana bakunda gusoma ababyeyi babo. Mujye mubona abana iyo bakiri batoya, mami bizu bizu, akaguha bizu, akagusoma, nyine ukabona buri muntu atarashaka kugusoma, kandi umukobwa agasoma papa we, umuhungu agasoma mama we, akayambira mama we, ariko umukobwa akayambira papa we. Donc ibyo bintu ugasanga ababyeyi bose bari basisundi kuki umukobwa akunda se, kuki umuhungu akunda nyina. Rero tugiye kuvugaho agapati gatoya, unyunganire, ndabizi ko ayo makuru yafite. Ubwo ushatse kuvuga ko nkunda bisu cyane. Okay. Beba akunda kugusoma. Akunda gusoma nyina. Okay. Impamvu nuko abana iyo bakiri batoya bumva urukundo cyane mu kuba hari umuntu uri kubakoraho. Donc uko umukoraho, uko umureba, buriya abana bumva urukundo cyane iyo uri kumureba mu maso ndetse no kumukoraho. Iyo umukozeho rero no kumureba gutyo, ndavuga ati ninjye muntu ukunzwe. Buriya ababyeyi mujye mukunda kureba ababebe banyu, mubitegereze mu maso, mubwire uburyo umukundamo, mubwire uburyo ari mwiza. Abana nyine bumva urukundo. Hanyuma ibyo rero bigatuma habaho impamvu ituma abana bakunda gusomagura ababyeyi babo, gusoma ababyeyi babo. Iyo umwana, impamvu ya mbere ituma umwana akunda gusoma umubyeyi we ni ukubera nyine kumva urukundo ari uko amukozeho, umubyeyi wamukozeho. Ariko ahangaha ndanibutsa abantu, hari abantu benshi b'abarokore bajya bakubita abana babo, banatokesha umwana akagusoma ugakubita. Ubwo ngira ngo ni karibu nyabona, mujye mwumva ibi bintu. Nigeze nibonera umubyeyi mu rusengero akubita umwana kubera ko amusomye gusa. You see what? You see that? Uri kwica amarangamutima y'umwana, uri kuyarangiza. No, sinkutware we gusa, we komereza ahantu. Nka message nari ntambukishe. Impamvu ya mbere rero nuko kuntu yumva urukundo ari uko umubyeyi we amukozeho. Impamvu ya kabiri nuko iyo nigeze kubikomozaho, twigeze kubikomozaho mu kiganiro cy'ubushize. Turi kuvuga uburyo ki hari umusemburo twita oxytocin. Uwo musemburo bawita ubundi love hormone cyangwa se umusemburo w'urukundo. Iyo umubyeyi ari gusoma umwana we, uwo musemburo uhita wisuka n'umubyeyi nawe ukazamuka umusemburo. Hakabaho urukundo na bonde, nyine ukumva ufite connection n'umwana wawe kubera icyo kintu cyonyine kiri kubaho, ayo marangamutima ari kubaho. Bizu mwa ukamusoma agahita bebe yumva aragukunze, urukundo gahoro. Rero iyo nayo iri mu mpamvu ituma umwana nyine yumva bikunze. Yumva bikunze kubera ko iyo umusomye yumva urukundo kubera uwo musemburo uba mu mubiri wacu. Ikindi gituma umwana abikunda ni security. Aba yumva, muzarebe niba ababyeyi mujya mubireba, simbizi, uyu mwana ntago akunda gusomagura umuntu wese abonye. Ni gake cyane aziga gusomagura abandi bantu bose bo hanze. Kenshi asoma mama we cyangwa agasoma papa we, nyine kuko nabo bantu ahorana nabo, arumva urukundo rwabo ariho ruri kugana. Ako kantu uri kukumva. Rero bigatuma umwana yumva ibyo bintu rwose bikenewe, akumva nyine aratekanye, akumva aratuje kubera ko ibyo bintu byabayeho.
yego ikindi uzasanga umwana w'umukobwa akunda gusoma papa we n'umwana w'umuhungu agakunda kwegera mama we akamupfumbata bagakina. okay. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe bikwereka ko umwana wawe ari muzima, yego cyane cyane iyo bikiri kuba muri ya myaka mitoya, kubera ko uyu mwana iyo akuze byo ubwabyo birijyana. Sinzi ukuntu bigenda ariko muzarebe usanga umwana atinya abana b'abahungu akiruka, umuhungu agatinya abakobwa akirukanka kuko bakuze, ariko kera bakiri abana periode yabyo ya ni igihe cyabyo. Wikubita umwana wimuhutaza ngo uvuge ngo cyane ko nk'uwanjye hari igihe kakora amakosa nagasoma karize plutôt nagasoma kakahitaga ceceka. Oh wow, aransomye nyine bifite kiss. Umuntu arebye ibintu biba biri inyuma y'iyo kiss donc bibera mu mubiri w'umwana, cyangwa kabona warakaye njya mbibona akaza ngo akagusoma nyine uhita wumva urukundo rugusaze ukumva nta n'ikindi wamukorera nyine ukumva gusa oya ahangaha ni byiza kumenya periode umwana agezemo ukayikurikira cyane ko igihe kiragera nabyo bikijyana izo kisses ukabirwaho zinyuze. Iyi maturité nayo abantu bakwiye kuyigira, kamenya ko buri periode umuntu akwiriye gukurikirana umwana ariko azi n'ibice n'ibihe umwana yagomba kunyuramo. Hagiye waruvuze icya gatatu ngo icya gatatu nakivuzeho nyine icyo ngicyo cy'umutekano no kumva ari secure arinzwe, akumva nyine nta mpamvu yo kubura umutekano kuko mu kurindwa niba agize niba arize agize ikimubabaje iyo kisi yamugeraho umwana akahita aceceka. Iyo ni security ikomeye, urukundo kandi rukomeye umwana yumva. Reka mbabwire ibyiza by'ibi bintu, hari n'ibibi byabyo nabyo ndaje mbibabwire. Ibyiza by'uko uyu mwana mufitanye urwo rugwiro ni uko nyine amarangamutima yiwe azakura ku rwego ruri hejuru. Yego nubwo wowe ukeka ko iyo kisi wenda ariyo yonyine uri kumuha, ariko uri kumuremamo andi marangamutima yo gukunda bagenzi be, yo kudatontomera bagenzi be, yo kutabakubita, yo nyine hari ibindi bintu bigenda birema bigakuza amarangamutima yiwe. Undi mumaro wabyo ni iyo sekirite nyine twavuze. Rwose umwana akaba azi ko ari gukura mu buryo bwose, nako arinzwe mu buryo bwose, nta cyamukoraho nta cyamwegera. Ikindi nabonye bavuga abashakashatsi bavuga yuko uyu mwana hari ibintu bifatika aba ari kugukuraho aba ari kugukuraho we mubyeyi nyine. Impamvu mbivuze gutyo ni uko hormone ze zirirekura agakura mu buryo bwa hormone, ubuzima bwe buba bwiza kubera izo affection wamuhaye. Rero na affection nziza, bitari ukuvuga ngo nubona umwana yagusomye ngo ujye uvuga ngo uyu mwana ngari romantique. Nta bintu bya romantique biba biri aho ngaho. Uyu mwana ari gufiringa urukundo rw'ababyeyi, nta kindi kintu ari kumva, nta kindi. Donc umubyeyi uvuga ngo ahanga aka kana nako kazaba karaye ngo gafite irari, kandi ubwo ni imyaka 2 cyangwa 1 akababyeyi please. Nta mwana ufite irari ahangaha, nta mwana w'indaya. Uko ubivuga uyu mwana uzikata ari kumva, nyamara arumva amarangamutima ye ari gupfa. Reka umwana ni igihe cyabyo. Niba umubyeyi umwe akubwiye ko bibaho, n'undi wa kabiri akakubwira ko bibaho, n'uwa gatatu, urashaka ababyeyi bangahe bakwemeza ko ari ibintu bisanzwe kugira ngo ureke umwana natwe turabivuze ubuzima bwe bugende neza. Rwose nta romance iraho, ntabwo umwana afitemo ibintu bya romance, ahubwo ni ubuzima akwiriye gucamo, ndetse bikamufasha gukuza amarangamutima ye nk'uko tubivuze, ndetse n'imisemburo yo mu mubiri we igakora neza, ikabona aho yisanzurira, kuko wagiye umwereka, wagiye umuha affection zose zikenewe. Rero niba abana twumva ko bahabwa affection mu buryo bwo kubakoraho, donc mukoreho, mwiteho, murebe mu maso, umwigisha utuntu twose, umureba, umwitayeho. Umwana abona urukundo mu maso niyo utavuga ngo baby I love you, no, arabyumva, arabibona ko umukunzi. Ni byiza rero ko tubikora muri ubwo buryo. Ni byiza ko abana bacu bumva urukundo mu buryo bwose. Hari akantu ngiye gusorezaho kavuga ngo tukora samari, kuba umwana akururwa n'igitsina gabo ari umukobwa,
undi agakururwa n'igitsina gore ari umuhungu, nabivuzeho, ni ibintu byiza wibibona nk'ikibazo. Nubona ari kwirukankira abahungu ngo uvuge ngo ngo nawe wa mukobwa we ngo ibiki, n'umwana mutoya, ahubwo birakwereka ko amarangamutima yari mazima, birakwereka ko umubiri wari muzima. Ibyo bintu bizijyana, byigutera ikibazo. Mureka abana babasome, mureka abana bakore ibyo bifuza kubakoraho. Ibibi byabyo soza ntabwo ari byinshi, ariko nabyo reka tubivugeho. Icya mbere ni uko abantu bajya bakunda no kubivuga ngo niba gusomye ngo wimuha ngo ku munwa ariko hari n'igihe umwana azana wamuha kwitama abaza ubwenge akagezana mami nyine akabyanga agashaka ku munwa, wamuha kwitama ati ariko aho ariho hose yagusoma hano naho tuba twanduye, yagusoma ku munwa no n'amacandwe n'ibiki byose. Nyine ikibazo ikibi kirimo nuko ashobora kwandura utwo turwara kubera ari kukurya. Ababebe bo hari n'igihe agushunagura akakuruma akagushunagura nyine ibyo nibyo byago birimo byo kwandura uturwara tumwe na tumwe ukamwanduza, kuko abantu bakuru tugendana indwara nyine zo ku mubiri zisanzwe ziwe zitakurwaza, ariko umwana azamurwaza. Tagira unyumva nabi ngo ngiye kumba ntarwaye ngo ndi umubyeyi we, uri umubyeyi we, ariko ntago nyine ibintu bituriho amabacteri tugendana kuko turayagira, umwana abasha kuyasupporta. Ikindi ni uko mu muco hari ahantu batabifata neza, bavuga ngo ubwo muri gusomana ngo ibiki, nyine ni na bya bindi wahoze uvuga ngo umubyeyi agakubita umwana, abantu ntibabifate kimwe, abantu bakavuga ngo ese ngo burya ngo bari mu biki, ngo kuriya ngo ni ugutoza umwana ibihe bintu, nyine abantu bakabifata mu buryo bitagakwiye gufatwamo. Nacyo ni ikintu kibi, nyine nacyo ni ikintu kibi cyabyo. Ubwo sinzi ukuntu tuzabigenza tukabikontorora, ariko umwana ntiyangirike amarangamutima ye ngo nuko twashatse ko abantu batabifata uko bitari. Okay, mu muco w'Abanyarwanda si ibyo bibamo. Urabyirengagije. Hari igihe nyine ari nabyo twavugaga, nyine ngo umwana ngasomye umubyeyi agahita afata ikatikajinara Yesu agatokesha. Ntabwo ari umuco, ahubwo ni imyumvire nyine, ahubwo no mu buturage. Iyo uvuga wenda ati mu buturage n'ubujiji dufite tukwiriye kurwanya ubwo bujiji, naho hari igihe umuco uza nako imyumvire iza ikagera ikamera nk'umuco, ugasanga nta muntu wubahiriza ibyo bintu. Ntacyo twivugira ikindi, ariko dukwiye kubirwanya ntibidutware ngo bitume abana bacu baburiramo amarangamutima. Si dusoje? Okay. Ibyo ngibyo si bihagije, namwe ibindi bibi ndabizi mushobora kubibona bitandukanye, gusa icyo nzi cyo nuko ibyiza biruta ibibi, nicyo ngewe nzi. Ni byiza rero byose kubiha urugero runaka bitagomba kurenga, ariko umwana ntumwangirize amarangamutima ye. Yego, dusoreze. Abana bakunda gukina utunyoni. Okay guys, mwakoze cyane. Ababyeyi, uri umujene, uri umuntu udukurikiye uwo ari we wese, icyiciro icyo ari cyo cyose urimo, Imana iguha umutima wo gukunda abana, ariko noneho inakomeza idufashe uburyo bwiza bwo kubana nabo, no kumenya gutwara amarangamutima yabo, ntituyangize. Mukorera bijya bibaho cyane, ntabwo biba byoroshye. nk'umuntu twavuze ukubita umwana kubera ko amusomye gusa. ngayo nguko. Rero Imana ibahe umugisha mudukurikira buri munsi. Amahoro.